inde muntu wishura cyeye kugira ngo bakujye shabye Godfather ndabikubwira inbox nago mbivugira hano mwana hari ibyo ntavugira hano aramutse yishurwa ibyo byaba bigize icyaha yabari gukora ihohotera yarishurwa kugira ngo azanyangize nta kindi kintu kiyumutera Jackie ntukamusubize uri murarira naramuretse narastopinze naramwihoreye ntabwo nakomezanye gusubizanya n'umuntu utari tayari kabisa none uzajya ujya kumuvuga ntukarira ajye yumva ko ukomeye ngewe ikintu kimbabaje surakize nukuntu Daddy Kiramani nawe yarari kuri iyo live akajya ashaka kumvugira Jay agafata ibintu Kiramani avuze akabyanduza akabyangiza agashyiramo ibindi bintu bibi kugira ngo bikomeze bincengura umutima none yavuze kubaga wumva nuko abeze none ngewe rwose umva nkubwire muri ubu buzima iyo bavuze kubaga wumva ikisheri iyo bavuze kubaga no gutotora nuko umuntu uramubaga twese tuyiriho nk'abahashyi Jay ari mu biki koko ni ukuvuga ngo urumva none se Jackie ejo bundi giye mwari inshuti narari muvinza amabyi nago ngiye nakomeza ngewe yagucudikana n'umuntu utankunda Jay ni win nta kindi kintu abakeneye nuko guprofitaho nuko kuriraho nakomeze nta kibazo ndireho nticara ku binyamakuru bye nta kibazo tureka abo kazakira kubera Jackie ngo yemeje kundwanya ngo yemeje guhaguruka ngo yemeje bega ibintu mana yemeje kukurwanya ngo yabyiyemeje kabisa abivugiye hariya kuri live Janine yari ahari yabishano mana muri ubuzima njye nta kintu mpfa na kimwe na Jay ariko yaje ku buzima bwanjye akabufata akabugira gatobero akanyita amazina akangira umusazi ku manywa y'ihangu ntari umusazi njye ndi umuntu muzima umva umukobwa we zamuka amafaranga wari muze urumanzi oya byo nuko oya ntabwo nari nzi ko bikomeye kuri urwo rwego rero man birakomeye none ibingibi birenze kuvuga ngo nguri gutwika umuntu nguri muratwika ibingibi harimo harassment iteye ubwoba Jay yakoze ibiganiro guhera mu mezi na n'isara cyabikora kuri ngewe aracyabikora ari kugira ngo anyice nyine ngo Jackie nicwe na yasha nago nakicwa na trauma ya Jay kabisa kugira ngo ukomeze ugire iyo fame muri rubanda dutegura iki nyine kugira ngo ugumye uvugweho akuvuge umusubize kugira ngo nyine ugume mu isereri mu banyarwanda fame ndayifite nago nagirirwa fame na Jay kabisa nawe bajije ubusa kuri ibyo bintu nawe bajije ubusa pe ntago ngewe nashaka fame ku muntu wagenda amarasinga kuriya nubwo ari uguharabika harimo harassment ni iki cyakubwiye cyakubabaje ngewe ibintu byo kunyita amazina ntago mbikeneye ibintu byo gufata background yanjye akayikiniramo simbikeneye bira bivuga ko se akora ku buhamya wagiye utanga biriya nyine niyo background ndi kuvuga yikomeza kwikiniraho ayibyinabyinamo nandeke nandeke ariko gukomeza gukina kuri background yanjye hari ibintu birababaje mama yarashyinguwe yikomeza gukina nanjye abavuga ko ari wowe wamushotoye ntabwo namushotoye niwe wanshotoye ubwe ku giti cyiwe hano muri comment bari kubyandika ngo niwe wamushotoye aba bari kugendera mu Kigali bihorere none se uragenda kuri abangaba bazi mugende muri ikiganiro yankozeho kugira ngo ngende musubize wamushubije ngo agenda akora agiye yatukaga uriya munyamakuru witwa Pionika nanjye yanzanyemo shaman Jay ntabwo nyapfa kumuvugaho never yamvuzeho amvuga inshuro zirenga ebyiri ndavuga ko uyu muntu musubizanye nawe ndangije mbikora nka kabiri mbona arakomeje ndavuga uyu muntu reka stopinge mwihorere n'abantu barimo barangira inama bambwira ati Jackie Jay mwihorere mureke
ndaje ndamwihorera ariko na nisa ari kungendaho. Abakurikira ikiganiro ni mwandike muri comment. Byatangire kuri Onika. Jay ntago nzi ikintu mpfa nawe, ntago nkizi n'ikina kimwe ku buryo ngiyewe ahora aza gukina kuri background yanjye, ku buryo ngiyewe ahora aza gukina ku buzima bwanjye, boshya ngaburira, ku buryo yiyemeje kunyangisha abanyarwanda, ku buryo yiyemeje gushaka kunyicira inzira zanjye zose. Ngo Jackie ngo magambo uvuga ngo ibiki n'ibiki, akaza akabitobya akagenda akabicurika kandi atari nako biba bimeze. Hanyuma w'ibyo avuga bimuturuka mu kanwa kiwe atuka ababyeyi b'abantu batanariho batanibereyeho. Ibyo ni bizima, ibyo nibyo barimo arazana mu banyarwanda ngo bumve batega amatwi. Mani kuki umuntu atera imbere mukababara, kuki umuntu agira icyo ashaka kugeraho mukababara mugashaka kumurwanya. Jay mfiki nawe kacyo kintu ngiye nshaka kumenya. Jay inshuro zose nakugaburiye nza ku macano yawe nkaguhereza ibiganiro, urabyibuka cano yawe yaraguye hasi nkaza nkayizura, wowe urabizi. Nkavuga ubuhamya bwanjye, nkavuga ibyanjye. Man, abana b'abantu koko mana turi babitu. Urihe mwana w'umuntu urahamagawe. Jay nta munwa mfite wo gutukana nawe, ntawo mfite. Njye ntabwo nyitukana, akanwa kanjye gasigaye kera, ntabwo nyitukana. Jay winjiye muri ibi bintu te MC Rose, ntabwo nyitukana njyewe, sinyitukana. Liliose yabyinjiye mate. Nadazamura izo mbariga zawe hanyuma utubwire ukuntu uri muri iyi ntambara. Njye Jay ndakuyamye ku buzima bwanjye, ndakuyamye kuri famille yanjye.